Muvandimwe nkurarikiye kureba iki cyigisho gitoya ukakirangiza kuko kirimo ibanga rikomeye cyane. Imana igufashe. Reka tugere kuri iryo somo maze turebe icyo rivuga. Haranditse ngo Mana ndondora umenye umutima wanjye, ngerageza umenye ibyo ntekereza, urebe yuko hariho inzira y'ikibi indimo, maze unyobore mu nzira y'iteka ryose. In other words, beloved, God in the judgment is searching your heart. Mu yandi magambo bakundwa, muri runo rubanza akagenzuzi Imana igenzura umutima wawe. Ni wowe iri kugenzura. Mu yandi magambo ni wowe igitabo iri gusoma. Uze kubimbwira mu ruganiriro niba ibyo mvuze ubyumvise. Muri runo rubanza akagenzuzi, ubwo bino bitabo bibumburwa, impamvu bino bitabo ari byinshi ni ukubera ko ibyo bitabo nanone ari imibereho y'abantu. The people are the books. Abantu rero ni ibyo bitabo. You are the book that God is. Ni wowe gitabo Imana iri gusoma. None mwumve ko Imana iri kugenzura imibereho yacu bidatewe n'uko itayizi, ahubwo ni ukubera ko muri runo rubanza hari abandi bamarayika ibihumbi byinshi n'abo mu ijuru batabarika bazengurutse iyo ntebe ya cyami y'Imana, bo badashobora gusoma mu mutima w'umuntu. And so the books are open. Bityo rero ibyo bitabo birabumburwa kugira ngo nabo bamarayika babashe kwitegereza neza ku rubanza rutabera. None ni ukubera iki binari ingenzi cyane kubisobanukirwa? Ni ukubera ko ukurikije igitabo cya Yeremiya mu gice cya 17 ku murongo wa 1, Bibiliya itubwira gutya iti: The sin of Judah, icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma kandi giharatujwe n'umusiki wa Yahalomu, cyanditswe ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo ku bicaniro byanyu. In other words, beloved, every sin that we have ever committed, mu yandi magambo bakundwa, buri cyaha cyose twakoze cyanditswe kuri twebwe. Ubwo rero ni twebwe ibintu byandikwaho. We are the books. Natwe turi ibitabo, ni twebwe ibyaha byacu byandikwaho. None mureke twumve neza bino twitonze. Tujyane mu Waroma igice cya 2 ku murongo 14 no 15. Haranditse ngo abapagani badafite amategeko y'Imana Do by nature the things contained in the law. Iyo bakoze ibisabwa n'amategeko, ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima nama yabo ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. How about this one? How about this? 2 Corinthians. None se kandi byanditswe bite? Mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 2 n'uwa 3 haranditse ngo nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma. Kandi koko bigaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Icyo ngira ngo mbereke hano uyu munsi bakundwa, Is that you are the book. nuko nawe ubwawe uri igitabo. Kandi niba nawe ubwo uri igitabo, ufite ubushobozi bwo kumenya ibikwanditsweho byose mu gitabo cyo mu ijuru. Uze kubimbwira niba usobanukiwe n'ibyo mvuze. You don't need to guess. Ntabwo ukeneye kwibaza ibikwanditsweho mu bitabo byo mu ijuru, kuko ubishatse uyu mwanya wamenya ibikwanditsweho muri ibyo bitabo. Ni ukubera icyo wabimenya? Ni ukubera ko nawe uri igitabo cyandikwamo ibyo. Now, there may be things you forgot was in the book. None birashoboka ko wibagirwa ibintu byanditswe muri icyo gitabo, ariko nibizaba bikikwanditseho kugeza ku munsi w'amateka maze Imana ikakubwira iti mbese uribuka n'ibi ngibi, ntabwo uzavuga uti ibyo ndumva ntaho mbizi cyangwa se ngo uburane uti sinabikoze, ahubwo uzahita ubyibuka neza kuko nawe byanditswe muri wowe. Mbese aho turi kumwe? You are the book. Rero nawe uri igitabo. Kandi bakundwa ni munyumve neza, ino ni inkuru nziza. Reka mbabwire impamvu. Reka rwose mbamenyesha impamvu. Psalm 26 verse 2 says this. Zaburi ya 26 umurongo wa 2 havuga gutya: Uwiteka ungenzure umenye, gerageza ubwenge bwanjye n'umutima wanjye. God is saying, I want you to invite me. Ahangaha Imana iravuga iti ndifuza ko ndarika kugira ngo ngenzure ubuzima bwawe, kugira ngo nsuzume igitabo cyawe. Irakubwira iti ndarika. Niyo mpamvu duhamagarirwa gusenga tuti Mana ngenzura, genzura kino gitabo ari cyo mutima wanjye. Mbese niki cyanditswe mu gitabo cyawe? Niki kikwanditsweho? Niki ubundi gihindura igitabo? Nuko hagomba kuba hari ibirimo, kandi aba ari amagambo yanditswemo. It's words. All books
are going to have words that describe the content. Buri gitabo cyose kiba gifite amagambo asobanura ibyanditswemo. Hari uwanditse aravuga ati ibyo uri kuvuga biri kugorana kubyumva, ati birasa naho ushaka kudusiga. Mbese no kubera icyo waba uvuze gutyo muvandimwe? Ntimuze gutekereza gutyo nk'uyu muvandimwe, kuko mbizi neza ko abo turi kujyana batarangara bari kumva kugeza aho tugeze ubu. None rero nimwumve ibi ngibi. Not only does God say, none ntabwo Imana ivuga gusa ngo ndashaka gusuzuma igitabo cyawe kandi ngiye kugusuzuma, ahubwo mu gitabo cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 13:15 tubwirwa kwisuzuma. Haranditse ngo ngaho nimwisuzuma ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe keretse ahari mubaye abagawa. Mu yandi magambo tubwiye ko natwe ubwacu dushobora kwisuzuma. You can examine your book right now. Rero ushobora gusuzuma igitabo cyawe uyu mwanya. None mureke mbabaze kino kibazo. How many of you would like your book? Ni bangahe bakwifuza ko igitabo cyabo cyaba cyiteguye neza urubanza? Ubwo mu yandi magambo ninde wifuza kuba yiteguye urubanza kugira ngo Imana nisoma mu gitabo cyawe izishime? Ni bangahe muri mwebwe bakwishimira ibyo? Mubimbwire niba wanyurwa n'uko igitabo cyawe cyiteguwe neza isuzuma rubanza. Now please, I'm about to tie this in with something so you can understand here. None ino ngingo ndifuza kuyihuza n'iyindi kugira ngo tugire ibyo dusobanukirwa. Urabona mu isezerano rya kera, the place that the judgment was to take place in the Old Testament. Ubuturo bwera cyangwa se aho urubanza rwagombaga kubera muri icyo gihe cy'isezerano rya kera, icyabagaho nuko umunyabyaha yaturiraga ibyaha bye ku ruhanga rw'umwana w'intama. And by faith that sin, nuko kubwo kwizera ibyaha byakozwe bigakurwa ku munyabyaha bigashyirwa kuri uwo mwana w'intama, and then the lamb was killed, nuko intama ikicwa maze amaraso akajyanwa mu buturo bwera, ariyo maraso arimo ibyaha byakozwe, nuko akajyanwa mu buturo bwera. Bisobanuye ko the record of sin, ibyaha byakozwe byabikwaga mu buturo bwera. Ni ukuvuga ko ibyaha byakozwe byabikwaga mu rusengero, kuko ubuturo bwera nanone bwitwaga urusengero. None nimwumve icyo Bibiliya ivuga mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:19. Haranditse ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za Mwuka Wera uba muri mwe, uwo mwahawe avuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. None icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki bene data. Mu isezerano rya kera ubuturo bwera bwagombaga kwezwa, bwari igishushanyo cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru bugomba kwezwa, kandi mu isezerano rishya ubwo buturo bwera bugomba kwezwa ni igishushanyo cy'imibiri yacu nayo igomba kwezwa. And the fact that the record of sin, kandi nk'uko ibyaha byabaga biri mu buturo bwera, ni nako natwe ibyaha twakoze byanditswe muri twebwe, biri mu bwenge bwacu. So with this in mind, niyo mpamvu aya magambo akiri muri twebwe dushobora gutangira kumva ko muri runo rubanza kagenzuzi ari rwo rugambiriye guhanagura ibyaha byose byakozwe. Icyo Imana iri kutubwira bwa nyuma na nyuma ni iki ngo ndifuza guhanagura ibyaha byanyu biri muri mwebwe. Iti ndifuza kweza insengero zanyu zigahinduka ubuturo bwera bwera, Imana ikagira igitabo kizima cy'imibereho yawe. How many of you none ni bangahe muri mwebwe iyo mwitegereje igitabo cyanyu kandi mukagisoma mutangira kugira impungenge, you start to fear, mugatangira kugira ubwoba? Let me tell you why we should all be afraid. Nimureke mbabwire impamvu twese tugomba gutinya igihe dusomye igitabo cyacu. Reka turebe iyo mpamvu dusomye mu Baroma igice cya 5:12. Kubera ko muri iki gitabo cyacu buri wese asangamo inkuru zimuciraho iteka. Kubw'iyo mpamvu rero mu Baroma igice cya 5:12 haranditse ngo ubwo bimeze bityo, ubwo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. No mu Baroma igice cya 3:23 haranditse ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. That's the story of our books. Ino niyo nkuru yanditse mu bitabo byacu. Ino niyo nkuru igize igitabo cyacu mbere yuko duhura na Yesu Kristo. Iyo nkuru ni ugucirwaho iteka. Kandi mu kubyumva neza, reka dusome irindi somo ritubwira ibyanditswe mu bitabo byacu. Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 3:10 kugeza kwa 13 iti There is none righteous, no not one.
There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bose barayobye bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo ni imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'inshira buri mu minwa yabo. whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are Akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Ku murongo wa 19 haranditse ngo Now we know. tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified. Kuko imbere yayo ari nta muntu utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. None mureke tugaruke hano. Mbese ino shusho mwese murayibonye, buri wese muri twe yafunguye igitabo cye, icyo tubona ni ugucirwaho iteka, gukurikirwa n'ukundi gucirwaho iteka, gukomeza gutyo ducirwaho iteka. Ibyo ngibyo nibyo tubona. Niyo mpamvu buri wese ahari byibuze mu ntangiriro agomba guterwa ubwoba n'urubanza, kuko uba umaze kumenya ibikwanditsweho mu gitabo, uba umaze kumenya ibyanditswe kuri wowe mu ijuru. Why? Because you have access. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ushobora kugera kuri icyo gitabo, ubuze inkuru yawe neza. Kandi amagambo yose akwanditsweho mu gitabo ni ayo kuguciraho iteka gusa. So now the question is, Icyo tugomba kwibaza rero ni iki ngiki ngo, listen, if niba nshobora kumenya ibinyanditsweho mu gitabo, then ahari ubwo ngubwo hari amahirwe mfite. if I have access to the book, Niba nshobora kumenya ibinyanditsweho mu gitabo, that I can hari amahirwe y'uko ibyanditswemo natuma bihinduka. Mureke dukomeze tujyane. Is there a way Mbese ubwo hari uburyo nagenzura kandi nkatuma ibinyanditsweho bisibwa? delete? That I can Mbese nashobora guhanagurisha that I can cyangwa se nkatuma amapaji yose mabe yanditsweho avamo? Well, listen. Remember, the cleansing of the sanctuary None ni munyumve neza. Mwibuke yuko kwezwa k'ubuturo bwera gushushanya kwezwa k'umuntu ku giti cye. the cleansing of the record of sin. Ni ukwezwa kwitwanditsweho hamwe no guhanagurwaho ibyaha byacu. None ikibazo cyanjye ni iki ngiki ngo, mbese ni iki nkwiriye gukora kugira ngo ibinyanditsweho bibi mu gitabo bihanagurwe? Ni gute nakwezwaho ibyo nakoze byose mu gihe cyashize? Kandi ni gute ibinyanditsweho bibi byavaho bigasimburwa n'ibyiza? Mureke tujyane hano muri Zaburi 119. Zaburi 119 umurongo wa 9 haranditse ngo, Wherewithal shall a young man cleanse his way? umusore azeza inzira yate, azayijesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Iki ni ijambo ry'Imana ritubwiye. None ni munyumve hano. So if I take heed to God's word, Ninumvira ijambo ry'Imana, bizatuma inzira yanjye yezwa, maze rihindura imibereho yanjye ya kera. Ubwo rero kumenya ibiri mu ijambo ry'Imana neza bituma umuntu yezwa. Bivuze ko wandikishije ijambo ry'Imana, nayobora imibereho yanjye, igitabo cyanjye nacyo kizandikwamo ibyera. Ibinyanditsweho nabyo bizaba ari ibyera. Ibyo ngo bizashoboka gusa nitondera ijambo. wow, you mean Ariko se ijambo ninde? Tujyane muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14. Aho Bibiliya itubwira ngo, and the word was made flesh, ijambo yahindutse umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe, busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. None ubwo icyo ndi kubabwira ni uko, is that if I have Christ who is the word, ninemerera Kristo ari we jambo akaza akaba muri jye, ubwo icyo azakora nuko azafata ibinyanditsweho bya kera akabikuramo, maze akaba ari we wiyandika muri njye, kuko ari we jambo rizima kandi ryera. Mbese aho ngaho turi kumwe? Yes, it points back to Christ. Yego, biragaruka kuri Yesu Kristo. Ninemerera Yesu Kristo kuba muri njye. If Christ is in me, then a new word is in me. Ninemerera Yesu Kristo kuba muri jye, ubwo ijambo rishya niryo rizaba ryanditse muri jye, kandi rizasumbya ububasha, ndetse risiba ibindi byose byari binyanditswemo bitari byiza. Ni uko iki nanone, ni uko muri Zaburi 119 umurongo wa 11, Bibiliya itubwira neza gutya iti, nimubyumve, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye, kugira ngo ntagucumuraho. Wow.
mbega ukuntu ari byiza kwiga aya magambo. Ubwo ninemerera Kristo gutura mu mutima wanjye, then he does something miraculous, hari icyo azakora mu buryo bw'igitangaza, ari cyo gusiba ibyaha byose biri mu mutima wanjye. Nibyo mwene data umwe yavuze neza ngo icyo gihe duhabwa amateka mashya, ibya kera biba bishize kandi ahashize hacu hose hahinduka Kristo. None nuko ari dukeneye Kristo. Because remember, in my book, twongere twibukiranye iki ngiki, igitabo cyanjye kirambwira ngo ucireweho iteka, ariko sinifuza gucirwaho iteka mu rubanza. Mbese ni ikihe kinyuranyo cyo gucirwaho iteka? Mureke tubirebe. Abaroma igice cya 3 kuva ku murongo wa 21 kugeza kwa 24 haranditse ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, being justified freely by his grace through the redemption, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Harakomeza ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo itangaze gukiranuka kwayo guhesha kubabarirwa ibyaha by'ahashize binyuze mu mbabazi z'Imana. Ndavuga gutangaza gukiranuka kwayo muri iki gihe, kugira ngo ibikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. Where is boasting then? It is excluded. None se twakwirata iki? Ntacyo. Ni ayahe mategeko yabitujije? Ni ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Nicyo gitumye duhamya ko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko. So here's what I want you to understand. The text just told us. None icyo nshaka ko mwumva hano ni iki ngiki. Iri somo ritubwiye yuko amategeko atwereka gucirwaho iteka kwacu. Niyo mpamvu gucirwaho iteka gukurikirwa n'ukundi aribyo byanditswe mu bitabo byacu. Ariko rero ninakira Yesu Kristo azaza muri njye wansindishirize, aricyo kinyuranyo cyo gucirwaho iteka. Aransindishiriza nkamera nk'utarigeze ukora icyaha. Amaraso yarankiza akankuraho ibyaha byanjye bya kera, bityo amateka yanjye akandikwa bundi bushya. Nuko rero iyi Imana ifunguye icyo gitabo irishima ikavuga iti mbega igitabo cyiza kugisoma, kuko ibiri gusoma imico ya Yesu Kristo. Because he sees Christ's life, nuko bibona imibereho ya Yesu Kristo mu cyimbo cyo kubona imibereho yawe. There was a transfer, hagomba kubaho guhinduka kw'ijambo ryanditswe mu gitabo cyawe. So when the word came into your book, igihe ijambo ageze mu gitabo cyawe, ibikwanditseho bya kera byose birahanagurwa. Ibyanditswe kuri wowe byo gucirwaho iteka byose bikurwaho burundu. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ijambo rizima aba ari ugiye kwandikwa muri wowe. Are y'all with me so far? Mbese turacyari kumwe kugeza amagingo aya? Nshuti zanjye, tugiye gusubira mu buturo bwera mu kanya, kandi ndifuza ko bino mubisobanukirwa neza, kuko ni ingingo ikeneye kumvikana neza muri kino gihe cy'imperuka. Watch this. In 1 Corinthians chapter 15, noneho ni murebe hano mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 56 aravuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. None ndagira ngo mutekereze gutya. If the sting of death is sin, niba icyaha ari cyo rubori rw'urupfu, ubwo tekereza kuribwa n'icyaha, and then that sin works like a maze icyaha kigakora nk'uburozi buri muri wowe buzana urupfu. Why is this crucial to understand? Nuko ari ikintu ari ingenzi kubisobanukirwa. Murabona, what we need to understand here, beloved, icyo dukeneye kumenya hano bakundwa, nuko ubuturo bwera ari igishushanyo cyerekana uko Imana idukuramo icyaha. Then what he is showing us, kandi kitwereka nuko nkuko byari bimeze mu isezerano rya kera, hari uburyo bwari bwarateganyijwe mu buturo bwera bwo gukura uburozi cyangwa ubumara bw'icyaha muri ubwo buturo bwera. So Christ in his closing work is doing the same. He is seeking to remove, kandi Kristo mu murimo w'ubutambyi uheruka ari gukora, ari gukura uburozi bw'icyaha mu mibiri yacu. uze kubinyereka niba ukinkurikiye. The sanctuary is a symbol of God, of the individual through whom ubuturo bwera ni igishushanyo cy'umuntu Imana iri gukoreramo kugira ngo ikure icyaha cyose mu rusengero rwe, kugira ngo uburozi cyangwa ubumara bw'icyaha buve muri we.
Now, why have I done none ni ukubera iki ibi byose mbivuze? Impamvu mbivuze bene data ni ukugira ngo mbasubize kuri ya nkuru ihindura ubuzima yo mu isezerano rya kera, ariyo y'iyi ngiyi. Dusome mu Kubara igice cya 21 ku murongo wa 5. Haranditse ngo, And the people spake against God and against Moses. abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukura iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, ko ari nta mitsima tuhabonye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Ku murongo wa 7 haravuga ngo, abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Ubwo ubumara bw'icyaha bwari buri kuzenguruka mu mibiri yabo. None niki bagombaga gukora kugira ngo ubumara bw'icyaha bwari buri muri bo bubashe kubavamo? Nuko baje kubaza Mose, baramubwira bati, saba Uwiteka dukureho zino nzoka. Moses prayed for the people. Nuko Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Muribuka ibyo twasomye mu Baroma. Yesu